What is Panto. Wagiye kunyara ushaka kunyara dukanye. Nana byuka umuntu yicaye uyobe kuburi dufite ari gutoya. Cyada kucara hanze na. Nana giye kugumiriza. Haguruka musenzi. Bari ikintu uvuye kuzana cyo guteka. Ikibagirika n'imisego y'umuntu. Niyo ko umusaza nawe ukore mu rugo. Mase ndaje nawe natanze. Ndagabiwa. Mani kanje kutuzana ndeye ko umuntu yakivuriye inzara kukiza rimeze. Akuzuri gukogota mara. Aretse umuntu akamanza agashaka wenda kwabana segeza mu rugo. Senyisa turazikuraye muri uyu mugi. Uri kurara kuri iyi matora nduzi ko ari matora wikuriye mu nuze mu banyonzi. Ubuguzi ngurabona haraho urabona ibicere kandi nujya kuvumuka. Ko butakinabaza. Igare hari twaye nakongera gukora mu muhanda. Shamani ibintu biraza kudukoraho. Nene subu dufashe umwanzuro. Kurya ibyo bishyimbo. Nyine nari kapfe kubizana ndebe ko twakicuma. Kompasi. Baburetse. Yeki. Abo bana bari hanze abo baza gutuvuga. Ije nizaza kukuvumba umwana n'anduraza kukuvumba umukubi. Cyabana bizi bana kasanga. Kapfe kutuzana mani tukirenza umuhobo. Gusembe cyane byose ra. Hanze ntireho numve ko nabitetse neza. Nta n'umuntu uri nayinza. Wose ntugende. Ayo uyu mugi twihaye tuzawushobora. Ndaje ndimo ndabishakisha rega nabibuze sinzi ahantu biri. Ibi bishyimbo nabyo nimba bigenda yewe sinzi wa muhungu. Ndaje. Ando. Nyanga kuzuba nyabuga. Nanando. Agora pintor, se melhor eu só preciso. Não usa para o subir. Watinze unga. Ai mano, nimba sinzi ibintu nabonye muri iyi nzu nabizanye. Nagaruka. Nagaruka bizize se none ninde wabiriye. Ukora biraje nafunze nta. Aya mani bishimba bisanza no kubyara ibintu. Oya rwose. Iyi nzira twavomye ari byinshi dufite byangonga imbeba zabirye. Wapi? Akose mani n'umuntu wariye nta nubwo wazajugiriye umuhe n'umuntu wamusenze. Nukuri kw'Imana do ibisi biryo kuri bigisha ukuri mani nyine Imana igumugisha tu nimba ari uko wabaye nose kuri murabijyana uyu mugira ngo twabana nukuri wamaze nimba wemeye ko tutawubana reka tujye tubigabana pasu twari byawe nanjye ntwari byanjye sibyo nimba wumva ko tutabasha kubana mu mahoro dusangiye ubu ndabizi no gusangira n'iwawe ntacyo pasu urabonura agibye ushaka kanza n'indi kure mva garuka ha nyine wabigeye nijye kuzana indi kure icara gifata igishyimbo kimwe nafata ikindi cya kabiri nyinshi ko nakubonye ufite apetemani irengeje sipajya mu mujyi n'uwawe wenyine afata ntabwo singezeho ni wowe ugezeho ufashe bibiri nyine ufata komeza urye bari wowe gutuma mu
ndavuze ngo rambura uko uretse gukabya ibishyimbo bibiri hari ibi ni ibishyimbo bibiri cyangwa wize imibare cyangwa waratarutse ubundi se waba watarari gusabe zaho kasiperi tubigabane none se baburetse oya ziba kangobaza warize narize nyetse icumi gabanyije kabiri ni kanga ni 5 njije Ako so umuntu ukomanga ku kanya n'injyewe kandi. Samusoni wabuze. Yo, shaka mwana ntabwo nabuze cyane mwana. Ese bwira ntagusuye mwana. Shaka koza da buri inshuti nziza mwana. Ejo naraje none uyu munsi naraje. Gusa nukuza mu masaha y'ikigoroba kandi byagoranye. Ako mwana mwaye mwikuye mumeze n'abantu bari muri kurya. Zingarya. Oh my God! People wrote laws. That is not corruption. Uyu mutishishe gutya abakene. Mwana naho se wewe waroza kuvuga ngo banyirenze ahubwo ba. Nyine urabona mwana iyi nzu reba dufite ubukene dufite imbeba ubu amasafuriya twaramanitse n'impapuro ntabwo tuyiteka ubu ni ugucunga ntabwo hababuka twajya kuvumba nibyo. So, our people are only qualified to guide. Naho ubundi ndi inshuti nziza ndi inshuti nziza rwose